ngo urukundo rwa nyarwo ni ugutongana, ni ugusakuza, no kubwirana amagambo mabi ndetse n'amagambo akakaye cyane. Ngo burya ngo urukundo ngo rurimo amagambo meza ngo ahora aryohereye, ngo ntabwo ngo rura rukundo ngo ruba ari urw'igihe kirekire, cyangwa se ntabwo ari urukundo ruri pe ugereranyije n'urukundo rurimo intonganya. Gutongana mu rukundo ese koko ni ikibazo cyangwa ni igice gisanzwe cy'imibanire y'abantu muri rusange? Nguhaye ikaze rero aho tugiye kurebera hamwe impamvu abantu benshi batongana mu rukundo, cyangwa se kubera iki gutongana mu rukundo ari ingenzi, cyangwa se kubera iki gutongana mu rukundo biza, kubera iki ibi ngibi bihoraho. Ndaguhaye ikaze cyane, ndetse aho uri hose nkubwira ngo wakoze cyane kufungura ino video, mushishikariza kugumana natwe, ndetse wibuke kugenda gake gake kugira ngo iyi video ubashe kwitega amatwi yose. Nguhaye ikaze. Vision Talk. Nagusuhuje cyane nanone kandi nguhaye ikaze wowe dukunza, wowe wakoze subscribe, Imana iguha umugisha ndetse Imana ikomeze bane nawe mu byo ukora byose. Mbese gutongana mu rukundo iki ni ikibazo cyangwa ni igice gisanzwe cy'imibanire y'abantu? Rimwe na rimwe mu buzima bwawe uzajya wumva umuntu akubwira ati ngo ngewe shiri wanjye ngo ntabwo ngo yambwira nabi, ngo ntabwo yanonganya, ngo ntabwo ngo byagenda gutse. Kumva umwe arabikubwiye, ukumva abandi barakubwiye ngo urukundo rutarimo gutongana ngo ntabwo bari urukundo ruryoshye, ndetse urwo rukundo ngo nubwo muzarambana. Mbese ukuri kw'ibi ngibi ni ukuhe? Mbese niyo mpamvu ndi hano kugira ngo usobanurire akantu kose kandi maze ugende usobanukirwa umunsi wose. Warakoze subscribe hano, wariteganyirije cyane kubera ko uzahangukira ubumenyi bwinshi ndetse ugiye urambuye mu by'ukuri. Mu mibanire rero y'urukundo cyangwa se mu mibanire y'abantu, gutongana ni kimwe mu bintu bidashobora kubura uko byagenda kose. Abanyarwanda bo baravuze ngo nazibana zidakomanya amahembe. Biba bivuze kera n'abakuru babivuze, ariko burya mu rukundo cyangwa se mu mibanire n'abantu ntabwo gutongana bishobora kubura, kubera ko umuntu afite imico ye, afite uko yarezwe, afite kamemu, ndetse mu mwana nawe muri bakura kenshi. Niyo mpamvu rero kugira ngo ubone umuntu umwe yishimira 100% ndetse ubone n'undi biba bigoye cyane. Niyo mpamvu abakera banabivuze gutyo, kavuga ati nazibanya zidakomanya amahembe. Nta mubano rero w'abantu babiri cyangwa se abarenga babiri bashyira hamwe udahura n'ibihe byo kutumvikana. Nyamara rero hari naho ababibona nk'ikimenyetso cy'uko urukundo ruri gusenyuka, mu gihe abandi babyumva nk'igice gisanzwe cy'imibanire ishingiye ku kuri. Ariko se mu by'ukuri gutongana bivuze iki muri relationship, cyangwa se gutongana bivuze iki? Gutongana rero ntabwo ari ikibazo. Niba utekereza gutongana ari ikibazo, gutongana ntabwo ari ikibazo. Ikibazo ni uburyo bikorwamo. Ese mubikora gute? Ese mutongana gute? Ubushakashatsi rero mu bijyanye n'imibanire y'abantu bwakozwe n'impuguke zirimo John Gottman bugaragaza ko imibanire myinshi iramba itabura kutumvikana rimwe na rimwe ku tuntu dutoya. Icyakora itandukaniro riri hagati y'umubano uramba ndetse n'umubano usenyuka si ukutongana cyangwa se si uguhora mutongana, ahubwo ni uburyo abawurimo babyitwaramo. Ese iyo mutonganye mubyitwaramo gute? Ese bigenda bite iyo ikibazo kivutse? Nakubwiye ngo ikibazo n'ubundi ntabwo cyabura kuvuka, ariko se muri icyo kibazo uvutse mucyitwaramo gute? Ese bigenda gute kugira ngo mubashe gusubiza ibintu ku murongo uko byari biri? Hari abatongana rero bagamije gukemura ibibazo ndetse bakagumana icyubahiro hagati yabo, bagashaka kumvikana ndetse no kubaka. Ariko nanone hari abandi batongana baba bashaka gutsinda, cyangwa se bakisarira, cyangwa se bakishakira uwo bari kumwe aho kwibanda ku kibazo. Rimwe na rimwe rero hari igihe abantu batongana ariko mu by'ukuri badashaka ko ikibazo gikemuka. Rimwe na rimwe ugafunga umutwe n'undi agafunga umutwe, bigatuma rero umubano wanyu ujya mu kaga. Urumva ko rero buriya abantu batongana kubera impamvu ebyiri zitandukanye maze kukubwira. Hari abatongana bashaka gukemura ikibazo bafitanye hagati yabo, bagakomeza bakumvikana ndetse bikagenda neza cyane. Ikindi nanone hari abantu batongana umwe ashaka gutsinda,
umwe ashaka gutsinda rwose bakibasirana, ubwo umwe akibasira mugenzi we ati ngenda atsinda, ukumva ko igihe cyose ugomba gutsinda. Of course aba rero ngo burya birangira bigiye mu kaga cyane. Impamvu rero zitera gutongana mu rukundo ni impamvu ziba zigiye zitandukanye, ariko impamvu zitera impaka mu rukundo akenshi ntiziba ari nini nk'uko abantu babitekereza. Akenshi rero zishingiye ku bintu byoroheje ariko bikomeye mu buryo byakirwa. Kutumvikana rero mu itumanaho, aho umuntu umwe ashobora kuvuga ikintu undi akacyumva mu buryo butandukanye n'ukuntu acyumvishemo. Ibyifuzo rero bidasobanutse neza, aho buri wese aba afite ibyo yifuza ariko atabigaragariza mugenzi we uko bikwiye. Imvugo rero ikoreshwa nabi, ushobora gukoresha imvugo nabi, ibyo bigatuma mutongana mu buryo buba bugiye butandukanye, aho uburyo rero bwo kuvuga bushobora gukomeretsa runaka, bukashobora gukomeretsa umwe ndetse bikaba ikibazo ku wo uri kubwira cyangwa se ko muri kuganira. Ibi byose rero bituma ikibazo gitoya ndetse gihinduka kinini bitewe n'uburyo kiri kuvugwamo cyangwa se bitewe n'uburyo mukitwayemo. Imyitwarire rero ishobora gusenya umubano wanyu. Mu bushakashatsi rero bwakozwe n'uyu mugabo John nakubwiye haruguru, bwagaragaje ko imyitwarire ine ishobora gusenya umubano mu buryo bwihuse cyane. Nguko ngiye kubikubwira. Kunenga rero umuntu aho kunenga ikibazo. Umuntu wenda akubajije ikibazo wese unenga umuntu aho kugira ngo unenge iki, aho kugira ngo unenge ikibazo, bigatuma rero uwubwira yumva aterwa ipfunwe n'uwo ari we atari byo yakoze cyangwa se uko ameze. Kwitwara rero nk'uri kwirwanaho buri gihe, aho kumva ikibazo ugahita wiyumva. Ibi nabyo rero ni ibintu bishobora gusenya umubano. Gusuzugura cyangwa se guha agaciro gake uwo mukundana, bikagaragara ko mu magambo cyangwa se no mu myitwarire. Ibi n'ibindi nabyo. Kwicecekera cyangwa se kwirinda kuvuga bigatuma ikibazo kitagira igisubizo ahubwo kigakomera. Ibi nabyo ntabwo ari byiza cyane. Niba muhuye n'ikibazo ntabwo ari ngombwa ngo uceceke ngo uryumeho ngo nibwo ngo ikibazo ngo kirabasha ngo gukemuka. Ibi rero ni ibintu biba byinshi mu mubano w'abantu ndetse bigabanya icyizere n'urukundo hagati y'abantu bakundana. Ese gutongana bishobora kubaka umubano? Kino kibazo ukakwiye kwibaza, ariko niyo mpamvu ntihano ngo nye gusubize. Nubwo rero benshi babifata nabi, gutongana bishobora kuba inzira nziza zo kubaka umubano igihe bikorwa neza. Iyo abantu rero bashoboye kuvuga ibibazo byabo mu bubahane no gushaka ibisubizo, bituma barushaho kumenyana ndetse no kwizerana. Gutongana rero bishobora kugufasha ndetse bishobora gufasha abantu kumenya ibyo buri wese aba akeneye. Inama rero zagufasha mu gutongana neza mu rwego rwo kwirinda ko impaka zangiza umubano wanyu. Hari ibintu by'ingenzi umuntu akwiriye kwitaho, ariyo mpamvu nawe usabye ngo tega amatwi maze wumve ibintu ukwiriye kwitaho. Kwirinda rero gusubiza ako kanya mu gihe urakaye, ahubwo ukabanza gutuzamo, ukabanza ugategereza ugatuza. Kuvuga ko wiyumva aho gushinja uwo mukundana. Reka gushinja uwo mukundana, ahubwo wowe uvuge uko wiyumva ndetse uvuge aho gushinja, uvuga ati wenda ndagushinza aha, ariko mureke gutongana. Kwirinda rero kugarura ibibazo bya kera mu maka z'ubu ngubu. Ibi ni ibintu rero ibingibi bishobora gutuma umubano wanyu urindimuka. Irinde rero kuzana ibibazo bya kera byarangiye, bimwe byarangiye ngo wongere ubigarure wenda mu maka mugiranye mu minota mikeya cyangwa se ako kanya. Gushyira imbere rero gushaka ibisubizo aho gushaka gutsinda. Shaka ibisubizo aho gushaka gutsinda. Wishaka ngo ngiye ngo nerekane ko ndi umugabo bana, ngo cyangwa nerekane ko ari njye uvuga ukuri. Oya, ushaka igisubizo cy'ikibazo cyabonetse, ubundi ureke guharagarara wemye uvuga ati ngiye ngomba gutsinda. Oya, gutongana si ikimenyetso cy'uko urukundo ruri kurangira. Oya rwose, ibyo niba nabitekerezaga gutyo, menya ko atari ibyo, ahubwo ni igice gisanzwe cy'imibanire y'abantu babiri bafitanye ibitekerezo ndetse n'amarangamutima atandukanye. Icy'ingenzi rero
rero nuko bikorwamo ndetse bigakorwa mu bwubahane mu buryo bugamije kubaka aho kugira ute aho gusenya. Mu rukundo rero itsinzi ni ukugira ijambo rya nyuma, ahubwo ni ukubaka umubano ushobora kuramba ndetse no guhangana n'ibibazo byose mu bwumvikane ndetse n'ibibazo byose muzahura nabyo mu buzima bwawe. Niba watekerezaga ko rero gutongana byaba ikibazo, nanone nawe ari ikibazo, ahubwo nakubwiye uburyo ushobora kubikoramo ndetse n'ibyo ushobora kwirinda maze ibintu bikagenda neza cyane. Niba twatangiranye ino video ndagushimiye cyane, ndetse nawe niba wari umuntu ukunda gutongana cyane, reka nizere ko hari ikintu iyi video igusigiye, reka nizere ko hari ikintu umaze gukuramo, ndetse nizere ko urakanda subscribe kugira ngo n'indi video ubutaha tuzashyiraho izakugeraho. Nyina nkugira inama mu buryo bwinshi ndetse wabugiye butandukanye. Ndagushimiye cyane rero, komeza ubane natwe, kora subscribe niba utarayigeze uyikora, ndetse ibiganiro byacu ukore share ndetse no kugura like kugira ngo tukomeze tubane no mu zindi nkuru ngenda nkugezaho. Imana iguhe umugisha rero, ukomeze ugire ubuzima bwiza ndetse n'amafaranga. Imana ibahe gushyira hamwe ndetse no kumvikana mu rukundo. Ndagushimiye cyane.